ishobora bingahe? Nta kintu na kimwe kiyinanira. Icya kabiri, Imana yitwa Eli Eliyoni, Imana iri hejuru ya byose. Hazagira uyireba mu mutwe noneho, cyangwa azagira ujya kuyikuregaho. Ntabwo azabishobora kuko Imana ntiyumva amagambo, yumva amasengesho. Amatiku sizayumva iti, ahubwo yumva amasengesho. Haryo turabigira duti. Reka mbereke rero. Dawidi amaze kukurekura stock, arangije ahita ababwira ati abandi namwe muze mwitange. Barangije kwitanga, umugabo ahita aseka. Ngiye kubibaturaho. Dawidi yabonye ukuntu hano bari gukora umurimo, arangije aravuga ngo ndishimye cyane, Imana imuha ibyishimo byinshi. Ngiye gufata, yaba nazanye nk'agakoni mba nkazanye, nkafata umubabaro nkawukubita, nkawushushubikanya, ariko mu mwuka ndabikora. Imana yirukana umubabaro mu rugo rwawe, yirukane ibintu bibi, ikumera ibyishimo byinshi. Abagore muri hano mbasabiye ibyishimo byinshi. Abagabo muri aha mujye mutaha mufite ibyishimo byinshi. None nutaha wasetse, usange n'umugore yasetse kukurura. Kandi ubwo uvuye mu kazi isaa 5 z'ijoro na computer nayitahanye, none umugore nawe usange yakwiteguye n'ibyishimo byinshi. Nakingura ahita kubwira ati karibu mutware, usanze tugutegereje. Dore n'abana nababujije kuryama ngo tubanze tukubwire yuko tukwemera. Haleluya! Tinababujije gusinzira. Umugabo nawe yasetse yibaza ati se mu rugo biriwe gute? Aho biriwe baseka bapanga gahunda y'ukuntu bakubwira ko bakwemera. Niba rero hari n'ibyagusuzuguje mu kazi, niba hari n'ikibazo ufite, twebwe hano turakwemera. Kubw'ibyo rero aba bana buri wese nagusuhuza imisa y'itatu, hanyuma nanjye mbe nshaka umufa ugotomere, wumve yuko mu rugo hari umugore. Umugabo ati ndapfuye none ibintu biki byabaye muri uru rugo. Umugabo atangira kuvuga Imana ati mubaze Yesaya, bana biririmbye uhereye kera kose ukageza none kuri iyi saha nta ntambara Imana igeze itsindwa. Urugamba rwawe rero ntabwo ari rwizigiraho gutsindwa. Mwivugije neza. Suko mutaganira mu mwabaye iki? Jya uvugana n'umuntu mwegeranye umubwire ngo icyo ndumva nyumvise. Erega ubu turi mu iteraniro rigenda, ntabwo ndimo nsoma misa, ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya! Mwumva Imana n'ubu yumvise uwo mwegeranye, niba utamuzi izina urimubaze umubwire ngo icyo kintu uracyumvise ubwo ngubwo. Nta rugamba na rumwe Imana yigeze itsindwa. Urwawe rero, urwawe ntabwo ari rw'Imana izatsindirwaho. Ntabwo urwawe ari rw'izatsindirwaho. Nubwo watinze kubyara uzabyara, nubwo ibibazo bikubanya byinshi, mu ijuru hari Imana ibikiza byose. Ishobora no kuzura uwapfuye n'amagufa, Imana yashyiraho inyama. N'ibyapfuye birazuka, n'ibidahumeka Imana ishyiramo umwuka bigahumeka, n'ibyagiye irabigarura, n'ibyo banyaze Imana iravuga bikagaruka. N'igisuzuguriro baduteye Imana izazanaho icyubahiro, iminsi y'umubabaro izibagirana. Niba ubyumva neza vuga amen. Ushyiraho akitso, kuko hari igihe mvuga amen ariko ipfundikiye amen, ugatufunga. Birw'Imana ndi mu iteraniro, mbasabiye ibiryo bizima, birimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Niba mushaka kuririmba igihe kinini, munywe umufa, murye imbuto, mureke ibintu, murye ntuza, murye karoti, murye imiteja, murye salade, murye amagi, mugotomera ibintu bizima, munywe yawurute. None murimo murashaka
ngo muzakorera Imana. Gukorera Imana bigendana no kuba urya neza. Subundi wabivuga ndabiki. Imana irukana inzara mu rugo rwawe no mu bana bawe no mu buzukuru no mu buzukuruza. Ibarinda inzara, itera umushinya, itera umushiha. Inzara izana umushiha. Si byose nzamba sanga aho ngaho no mbareba. Mbarebe neza mbitegereza. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mwabaye iki? Duhe Yesu amashyi wazutse azindutse. Tumuha amashyi menshi. Bamba akanya ngo mwisekere namwe mukagapfusha ubusa. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Habari. Munashukuru Mungu. Biraboneka nk'uko umushumba yaramaze kubivuga, hano hari Imana. Hano hari Imana. Nagira ngo n'ubundi tuvuge Imana. Hari ibintu 12 ngiye kuyibabwiraho. Dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 29. Turasoma umurongo wa 3. Dusome n'umurongo wa 8 n'umurongo wa 9. Dukomerezeho tugarukire ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, igice cya 29, umurongo wa 3. Haravuga ngo kandi rero kubw'urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye, kuko mfite ubutunzi bwanjye bwite bw'izahabu n'ifeza, mbuhaye inzu y'Imana yanjye busage ku byo natunganirije inzu yera byose. Tuvuge amen. Umurongo wa 8. Kandi abari bafite amabuye y'igiciro cyinshi barayatanga, bayashyira mu by'ubutunzi bw'inzu y'Uwiteka bwatwarwaga na Yehiyeli w'Umugerishoni. Maze abantu banezezwa nuko bemeye gutura, kuko batuye Uwiteka bafite umutima utunganye, kandi n'umwami Dawidi nawe yishima ibyishimo byinshi. Ndaza kubasabira ibyishimo byinshi muri iri teraniro. Ndazamura ukuboko kw'iburyo mbasabire mwese ibyishimo byinshi. Mu Cyongereza babyita rejoice with great joy. Mbasabiye great joy. Ibyishimo byinshi byinjira mu gasanduka neza neza. Murongo wa 10. Icyo cyatumye Dawidi ashimira Uwiteka imbere y'iteraniro ryose. Aravuga ati, mukurikire bene data. Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Israheli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka, gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami ni ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ube usumba byose.
ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu, turagushima, dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro, tuvuge amen. Ngiyo tehila, gushima Imana n'umutima wawe wose mu buryo bwimbitse. Muri iyi mirongo nsomye harimo ibintu 5 bya mbere, hanyuma nkababwira ibintu 12 Imana yihariye. Muri ibyo bintu 12 nkababwira kimwe tuza gukuramo icyifuzo tukahita dusenga Imana. Icya mbere rero, mwese uko muri aha musobanukirwe ikintu bita urukundo rwo gukunda inzu y'Imana. Urukundo. Icya kabiri ni ubutunzi. Ejo bundi turi mu masengesho narabihishuriwe, nsanga hari icyifuzo tugomba guha agaciro, tukagisengera tukivuze neza mu mazina yacyo. Imana mwese uko muri hano ibahe ubutunzi bwanyu bwite. Abavuze amen abibabeho. Ubutunzi bwite. Bwite murabyumva gute? Bwite murabyumva gute? Bitarimo amadeni, bitarimo ibitirano. Ngusabiye ubutunzi bwawe bwite. Muhe Imana amashyi, Imana ishobora kubikora nonaha. Ite. Ndababwira akamaro kabyo. Kandi ikindi namenye ko mu ijuru iyi Mana yacu ari Imana ikize. Imana ni umukire bavandimwe. Imana irakize. Imana ifite inoti, ifite amafaranga kweri kweri. Ifite ifeza, ifite izahabu. Ibyo mu isi byose n'ibyo mu ijuru ni ibyayo. Irikwije rero. Niba ifite rero n'abana bayo ibahe. Ibagabire muri iki giterane. Ibaha ubutunzi bwanyu bwite. Ibarinde amadeni, ibarinde ingorane, ibarinde gusaba, ibarinde gusabiriza. Ibakorera ikintu gifatika, kuko natwe hari ikintu tuzayikorera gifatika. Si hano haba hari umuntu wigeze kuvuga ngo Imana imuhaye iki kintu nawe yakora kiriya? Nabumvise murahari. Numvise ukuntu muhita mwikiriza ngo Ijambo rya gatatu ririmo aha ni ukwitanga. Ijambo rya kane ririmo ni umutima utunganye. Ijambo rya gatanu ni ibyishimo byinshi. Ayo magambo 5, irya mbere ni urukundo, irya kabiri ni ubutunzi, irya gatatu ni ukwitanga, irya kane ni umutima utunganye, irya gatanu ni ibyishimo byinshi. Ibi byabaye Dawidi arimo ashaka kuremera, gufasha umuhungu we Salomo wari ugiye kubaka urusengero. Dawidi aratekereza ati uyu mwana rero aracyari muto, kandi njyewe maze iminsi negeranya ibintu byinshi ngomba gukoresha inzu y'Imana. None ubwo atari njyewe ngiye kuyubaka, ariko umwana wanjye akayubaka, ibintu byose natunganije ngiye kubyitanga. Akora iteraniro ryo kwitanga, ahamagara Abisirayeli bose, arangije arababwira ngo hari ikintu nabahamagariye. Arangije aravuga ngo hari urukundo nkunda inzu y'Imana. Buri ibintu byose bihera ku rukundo.
ngiye kubivuga mbibatureho n'uwari usinziriye akanguke. Imana ibampera urukundo. Ibintu byose bihera hehe? Ku rukundo. Nushaka kugira n'umuntu agira ikintu aguha atagukunda ntibikunda. Nimugende mubaze n'Imana, n'ubu mwayibaza riraha ngaha irimo irakontorora ibintu biri kubera aha. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze, vuga ibikurikira numve, abari mu isi byatumye itanga. Iyo nta rukundo ntiwarekura habe n'icumi. Umva, nta rukundo nta kintu waho umuntu habe na mituyo. Imituyo ariko y'urukundo ruhari ntacyo nanone utatanga. Imana urukundo rwarabanje rurayifata, idukunda twese. Muvuge ngo twese, hadasigaye n'umwe irarurekura, iraruduha. Idukunda tudakwiriye, turi babi, ariko iradukunda. Irangije iravuga ngo abantu ugomba kunze rero ngiye kumutanga. Iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muyiha amashyi Imana, umushinga uburuzuye. Ibyanditswe biravuga ngo kuko Imana itatanze umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo umwizere wese azabonera ubugingo muri we. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, uyirebye wagakira, ni ku mwana w'Imana nawe agomba kumanikwa kugira ngo umwitegereza ku musaraba abonere ubugingo muri we. Pawulo arahishurirwa aravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ubwo itimanye. Umwana wayikunda ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Pawulo ati niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu? Imana urukundo yararufashe rurambika muri Yesu. Iyo tugiye gukunda Imana tujya muri Yesu niho bikunda. Niki kizadutandukanya narwo? Arabara ati namakuba n'ibyago no kwambara ubusa no kuba mukaga. Asanga liste yose nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Abo nibanga aravuga atariko muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Niba muzi ubwenge muhe Yesu amashyi mushyiremo n'impundu. Niba muzi ubwenge, ariko niba muzi ubwenge, niba muzi impamvu muri aha, muhe Yesu amashyi mushyiremo n'impundu. Munavuge haleluya, munivugishe neza haleluya. Muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ubwo murumva kunesha byo biva he? Nimuvuge ngo ni mu rukundo. Nubona hari ikintu wanesheje, nubona wabaye umukristo, nubona icyaha uragitsinze, menya ngo si wowe, hari uwabigufashijemo. Nubona uraririmbye, muratambye, muririmbiye Imana neza, mumenye ngo ntabwo ari mwebwe, hari uwabibafashijemo. Nimubona igiterane nk'iki cyiza, abantu babuze aho baparika, abantu ni benshi cyane, abantu bambaye neza, mwabukereye, ntabwo ari Beteri, ntabwo ari Kacyiru hano, ahubwo hari uwabibashije, hari uwabidushyigikiyemo, hari uwabidushyigikiyemo. None rero tuvuga iki? Ubwo iri mu ruhande rwacu, hari ababisha murimo mwumva? Iyi Imana ihageze ababisha barabura. Iyi Imana ije izana imbaraga zirukana imyuka mibi yose. Muvuge ngo yose. Imana irakiza ntabwo yorohereza abantu. Imana iragukiza ntabwo yoroherwa. Ntabwo Imana igabanya umuriro ahubwo urakira. Haleluya. Irakiza ikabigaragaza. Mubaze Yesaya, bana biririmbye uhereye kera kose ukageza none kuri iyi saha nta ntambara Imana igeze itsindwa. Urugamba rwawe rero ntabwo ari rwizigiraho gutsindwa. Mwivugishe neza. Si uko mutaganira muba mwabaye iki? Jya uvugana n'umuntu mwegeranye umubwire ngo icyo ndumva nyumvise. Erega ubu turi mu iteraniro rigenda, ntabwo ndimo nsoma misa, ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Haleluya. Mwumva Imana n'ubu yumvise uwo mwegeranye, niba utamuzi izina urimubaze umubwire ngo icyo kintu uracyumvise ubwo ngubwo.
nta rugamba na rumwe Imana yigeze itsindwa. Urwawe rero, urwawe ntabwo ari rw'Imana izatsindirwaho, ntabwo urwawe ari rw'izatsindirwaho. Nubwo watinze kubyara uzabyara, nubwo ibibazo bikubanya byinshi, mu ijuru hari Imana ibikiza byose. Ishobora no kuzura uwapfuye n'amagufa, Imana yashyiraho inyama, n'ibyapfuye birazuka, n'ibidahumeka Imana ishyiramo umwuka bigahumeka, n'ibyagiye bigarura, n'ibyo banyaze Imana iravuga bikagaruka, n'igisuzuguriro baduteye Imana izazanaho icyubahiro, iminsi y'umubabaro izibagirana. Niba ubyumva neza vuga amen, ushyiraho akitso, kuko hari igihe mvuga amen ariko ipfundikiye amen, ugahita ufunga, ugahita ufunga, tagira n'ubikomakoma, tagira umuntu ubikomakoma, ni ugushyiraho akadomo amen, full stop. Ubwo twamenye Imana tuzabaho. Ibintu byose bituruka mu rukundo. Ubu ni impamvu mwaje hano uko mukunda Imana. Imana mwaje hano uko mukunda iteraniro. Impamvu mwambaye neza nuko mubihaye agaciro. Impamvu mwaririmbye neza nuko mwarepese. Impamvu mwarepese nuko muzi urukundo rw'Imana. Impamvu muri iri teraniro nuko ari urukundo. Hari Imana yakuremye iguhagararaho. Umunsi wavutse abadayimoni bari bahari bashaka kuguheza umwuka. Ijuru naryo riguhagararaho. Uhereye none nukuri umva kugeza iteka ryose Imana ni Imana. Muvuge mwivugishe neza ngo tuzabaho. Ngo nutabivuga rero ugire ngo sinakubwira ijambo ryiza. Bari abavuga ngo bazagukubitisha inkuba z'icyatsi zitagira amazi. Barakererewe, Yesu yazutse yabatanze. Umuzuko wa Yesu urarutabanza ufite. Yesu yazutse batarabaho. Ubwo yazutse rero muhumuri. Urukundo. Dawidi ati ngiye kubibabwira mubimenye, ngewe nkunda inzu y'Imana. Kandi ntago arayibona, ariko urukundo ruramuzonga ruramuhambira. Ati ngewe kubwo urukundo nkunze inzu y'Imana yanjye. Ngiye kubereka. Yari yakoze kontineri, yari yazanye kontineri ashyiramo ifeza n'izahabu. Ibiro 3,000 n'ibiro 7,000, tarano 10,000. Nabwiye abantu turi mu giterane ndababwira ngo ni mubare amafaranga Dawidi yabe yaratanze mu giterane. Abari bafite amatelefone zose kuyateranya birabananira. Telefone zirabinanira, tubura computer yabara. Ubu mbibabwiye ntabwo mwayabara. None se ubwo niyo twafata itarano tukazifata mu biro. Dawidi yatanze itarano zifeza uziteranije n'izizahabu ni 10,000. Ibyo ni bibarika. Hari n'ibindi bintu yatanze rero ngo ibintu by'izahabu, ngo by'ibizahabu, ngo by'ibiti, ibintu bitabarika. Ngaho fata ibiro bya zahabu 10,000. None ubare garama ya zahabu kwingura. Ufata ikiro cya zahabu ubundi ukubuze kumbwira amafaranga yatanze. Byonyine igarama y'izahabu subigeze kurangahe? Pastor hano gira abakristo bacuruza zahabu. Ugasanga ntabo dufite ubu. Mushakisha ukuntu umucuruzi zahabu, mushake n'inganda. Ntabwo tuzuba ku rusengero rwa miliyari tudafite abantu bafite amamiliyari. Iyo Imana ishaka ko dukora ikintu cya miliyari iduha amamiliyari. Mvuze ngo icyo ubwo ngubwo. Iyo Imana ishaka kuzishyurira umwana minerivare mu kigo cyiza iguha amafaranga uzakoresha. Iyo iguhagurukirije ikintu iguha ubushobozi buzakikugezaho. Mbasabiye ubushobozi. Twarayobye twumva Bibiliya nabi, turayibicurika, tuyisoma tunaniwe, dushonje, tubabaye. Iyo usomye Bibiliya ushonje, ubabaye, icuritse, ntuyumva. Ntabwo ubyumva. Tekereza iracuritse, urashonje kandi urababaye. Ubwo urasoma hehe urumva iki? Twatwaye kwizera kwa Aburahamu twibagirwa gutwara amafaranga ye.
nk'ubu turasenga ngo Mana ngo duhe kwizera nk'uko Aburahamu, ukananirwa gusaba zahabu nk'iyi, ukananirwa gusaba amatungo nk'ayi. Aburahamu yari umuherwe, yari umukire, wowe ukasaba kwizera kwe gusa, ukibagirwa gusaba indogobe nk'izi. Aburahamu bwe yari afite abantu barira mu rugo iwe b'abasirikare bakuriye iwe 319 bamurinda. Abo ni abasirikare gusa. Genda ubaze Eliyezari rero wari ushinzwe stoke ye, umubaza uti Aburahamu afite amafaranga angahe? Ntabwo Eliyezari nawe ntabizi. Iyo ubajije inka yari afite, ibimasa, inyana, ntabwo wabibara. Tekereza umuntu ubona abashyitsi batatu bagata tekereza ikimasa. Wowe ubonye batatu tekereza inusu cyangwa nirobo. Mu inzara yarabageze mu magufa. Nuguteka ibibahaza. Ntabwo iyo umuntu yakize ntateka ibiryo bihaza baraho, uteka nibisaguka. Mbasabiye ibiryo, ndi ku ruhimbi rw'Imana, ndi mu iteraniro, mbasabiye ibiryo, mbasabiye ibiryo bizima birimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. Niba mushaka kuririmba igihe kinini munywe umufa, murye imbuto, mureke ibintu, murye ntuza murye karoti, murye imiteja, murye salade, murye amagi, mugotomera ibintu bizima, munywe yawurute. None murimo murashaka ngo muzakorera Imana. Gukorera Imana bigendana no kuba urya neza. Subundi wabivuga ndabiki. Imana irukana inzara mu rugo rwawe no mu bana bawe no mu buzukuru no mu buzukuruza, ibarinda inzara, itera umushinyi, itera umushiha. Inzara izana umushiha, si byose? Zemba sanga aho ngaho no mbareba, mbarebe neza mbitegereza. Mana hamwe mu Imana ibarinda inzara, ndabivuze jewe. Kandi namwe abadamu murabizi ukuntu urugo rwatetse inyama rungana n'urwatetse intoryi. Hari aho bihuriye? None se nyama ziroti nziza ziri mujye mugaburira abagabo inyama iriho igufa, ikoterete neza, uko nano bameze no kuri kw'Imana. Haleluya! Mw'ijuru hari Imana ifite umutima mwiza. Iyo bihaye Aburahamu yabiha runo rugo, yabiguha. Imana nta mushiha igira, ntabwo igira kamere mbi, ifite urukundo. Ibimanura nonaha Kacyiru, umwana mukanserege. Haleluya! Ibasigirize. Hari n'abadayimoni bajyanwa n'umucyo, bakajyanwa no kwambara neza. Mushaka udukweto twa taro, natwo twirukana abadayimoni. Shaka n'agashakoshi. Erega bashatse kukwica niwapfa uzabereke kuriho, kubera ko mw'ijuru hari Imana yakurinze, hari Imana izakubeshaho. Haleluya! Ubu se turi hano kubera Satani abishaka. Niba Imana ari itubesheje aha rero, iradukorera n'icyatumye tuzana. Ejo bundi Imana irambwira ngo abantu bakuru barenzeje imyaka 45, irambwira ngo hari imigisha mwamaze kurata. Mwebwe mufite imyaka 50, 46, ndabona muri benshi aha ngaha mufite ibibazo, ariko Imana irambwira ngo ubabwire ngo ibyo mwebwe mwabuze Imana ibipfunduriye mu bana banyu. Kuba dogiteri ntabwo bigishobotse wawe bitewe imyigire yawe, ntabwo mwize nasari, ibijumba mwariye na voka mbisi, kwiga nabi bigukozeho,
ubukene bw'iwanyu bwagukozeho. Kuba dogiteri, kuba injeniyeri utwara indege bizakuvuna wowe, ariko Imana iravuga ngo irabipfunduye. Nubwo utari dogiteri ariko uzaba mama dogiteri, ndabikubwiye wowe. Uyu mutumishi ni mama dogiteri. Twebwe bishobora kuzatuvuna ariko abana bacu bazabigeraho. Mwivugishe ngo kubana mbona bishoboka. Ubibona ute kubana bawe? Kubana banyu bimeze gute? Harya mukanya ni igiterane. Dore saa 7 ziregeze rero mugire nirangirize mujye gushyira mu mwenda w'igiterane. Nishakoshi muzizane. Mwambare neza mwisige na yafu yanyu muyisige. Isige ipuderi ntimukabye ngo mugire nyinshi ariko mwisige. Muse neza. Ubundi muze mu giterane. Parikingi bayishake nubwo nabonye byagoranye ariko mu ijuru hari Imana. Uyu musozi zawufata hano hose ihagire muri zone y'abapanekote. Aha hose no hirya bizaguka hepfo bimanuke bifata umuhanda bizamuke bifata undi muhanda bitambike hirya kugira ngo tubone parikingi nibura y'imodoka 1000. Aha muri iyi zone ya Kacyiru Imana yahasutse ububyutse budashira. Uru rusengero ni runini, tekereza kwakira abantu 6,000. Birasaba rero imodoka 1000 buri wese yazanye abana be 6. Ubwo nuko bimeze. Siko bimeze pasti. None se aba bantu bazaza niki? Bazajya baza niki? Muzaza gusenga niki? None se murumva mutagomba gushaka aho guparika? Mugomba kugura n'ahandi kandi mbwige parikingi za etage. Mubake parikingi zizamuka ku buryo umuntu avuga ngo ese ngo parikingi iri ni muri kira kitaje niho duparika zinarindiwe umutekano. Hari n'umuntu uri muzoza ku buryo turangiza amateraniro barangije no kuzoza. Abana bari hehe? Dufite ikindi kigo heforiya icy'abana bigiramo. Noneho abana b'imyaka 3 baza tugahita tubaha abantu babafasha, akamwakira amubwira neza, amuha yawurute, amuha na pome. Umwana tukarangiza kwiga inyigisho z'abakuru, umwana nawe yarangije gutamira pome. Urubyiruko rurihe? Dufite urundi rusengero rw'urubyiruko, aho urubyiruko naho ruri naho abakuru bari, tukarangiza buri wese yatse imodoka ye ataha, kandi bataha barya shokora mu modoka. Imana ibarinde umutima mubi, ibarinde mu kushi n'imijinya. Muri iki giterane Imana urukundo rwayo rugusukeho. Ndabivuze ndabyatuye. Haleluya! Imana yihariye amazina 2. Imana ni Imana ishobora byose, yitwa Adonai. Yitwa Imana ishobora bingahe? Ishobora bingahe? Nta kintu na kimwe kiyinanira. Icya kabiri, Imana yitwa Eli Eliyoni. Imana iri hejuru ya byose. Hazagira uyireba mu mutwe noneho, cyangwa azagira ujya kuyikuregaho. Ntabwo azabishobora kuko Imana ntiyumva amagambo, yumva amasengesho. Amatiku sizayumva ite, ahubwo yumva amasengesho. Haryo turabigira duti. Reka mbereke rero. Dawidi amaze kurekura stock, arangije ahita ababwira ati abandi namwe muze mwitange. Barangije kwitanga, umugabo ahita aseka. Ngiye kubibaturaho. Dawidi yawe dukuno hano bari gukora umurimo. Arangije aravuga ngo ndishimye cyane. Imana imuha ibyishimo byinshi. Ngiye gufata, yaba nazanye nk'agakoni mba nkazanye, nkafata umubabaro nkawukubita nkawushushubikanya, ariko mu mwuka ndabikora. Imana yirukana umubabaro mu rugo rwawe, yirukane ibintu bibi, ikumpera ibyishimo byinshi.
abagore muri hano mbasabiye ibyishimo byinshi. Abagabo muri aha mujye mutaha mufite ibyishimo byinshi. None nutaha wasetse usange n'umugore yasetse kukurura. Kandi ubwo uvuye mu kazi isaa 5 z'ijoro na computer nayitahanye. None umugore nawe usange yakwiteguye n'ibyishimo byinshi. Nakingura ahita kubwira ati karibu mutware. Usanze tugutegereje. Dore n'abana nababujije kuryama ngo tubanze tukubwire yuko tukwemera. Haleluya! Tinababujije gusinzira. Umugabo nawe yasetse yibaza ati se mu rugo biriwe gute? Aho biriwe baseka bapanga gahunda y'ukuntu bakubwira ko bakwemera. Niba rero hari n'ibyagusuzuguje mu kazi, niba hari n'ikibazo ufite, twebwe hano turakwemera. Kubw'ibyo rero aba bana buri wese nagusuhuza imisa y'itatu, hanyuma nanjye mbe nshaka umufa ugotomere wumve yuko mu rugo hari umugore. Umugabo ati ndapfuye noneho ibi n'ibiki byabaye muri uru rugo. Umugabo atangira kuvuga Imana ati Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana yanyubakiye urugo ndagushimiye we. Uhita useka umugore nawe ati yisenga useka kuko natwe yaradushekeje. Imana yirukana umubabaro mu rugo rwanyu, musenga Imana museka. Vuze ngo iki? Gusenga Imana umeze ute? Ntabwo basenga Imana barakaye buri gihe. Ntabwo basenga Imana bameze guki ngo Imana ikomeye, ngo Imana nyamana, nguri ngo singira nkabo, nguri Imana ibahekenya. Ibyo bintu bivane mu masengesho vane. Ibyo bintu bimeze nk'ibitutsi ubuzana. Vuga Imana neza nkuko Dawidi yayivuze. Vuga ngo Mana urakomeye, Mana uri Imana yera, uri Imana ishobora byose. Ubu ndimo ndasenga nawe senga ibyawe. Mana ivuga bikaba, Imana irema ikintu kikaza. Uri Imana yangiriye neza, turagushimiye we, urakomeye. Uri Imana we, uri Imana nanjye nzakugumaho. Ubwo urimo urasenga, abana nabo bari gusenga, umugore nawe ari gusenga, urugo rwanyu rurasetse. Imana ibamera ibyishimo byinshi. Mwese uko muri aha muvuga ngo ibyishimo byinshi. Iyo hari ibyishimo byinshi Imana ibiraho hano. Mwijuru ntabwo ariho muzigira guseka. Mwijuru ntabwo ariho umubabaro uzabashiriramo. Umubabaro uzabashiriramo muri Kristo Yesu. Muzajya mwijuru n'ubundi dusanzwe duseka. None dukomerezeho. Mvuze ngo iki? Tuzajyayo dusanzwe duseka dukomerezeyo. Okay, ibyo muzabihimbe mikorasi. Tuzajyayo dusanzwe duseka ubundi dukomerezeyo. Tuzajyayo dusanzwe duseka nyuma yaho dukomerezeyo. Ibyo mwabiko. Tuzajyayo dusanzwe duseka nyuma yaho dukomerezeyo. Tuzajyayo dusanzwe duseka nyuma yaho dukomerezeyo. Ayiwe tuzajyayo dusanzwe nyuma yaho ayiwe dukomereze. Tuzajyayo nyuma yaho dukomereze. Tuzajyayo nyuma yaho ayi nyuma yaho nyuma yaho nyuma yaho nyuma yaho tuzajyayo. Haleluya! Ntabwo mba mbyitayeho gemba nafashijwe. Haleluya! Iyo rero nuko bayibyina n'abasaza bayishobora ni gutya. Ubwo se we byakunanira. Ariko isi izabababaza namwe mwibabaze muzagarukira hehe? Isi izakubwira nabi nawe ubwire nabi. Hari igihe widerivura ukivanamo ibintu by'umubabaro ukavuga uti imibabaro y'iwacu akagahinda n'izingorane
ibyikunkumura ibyo warebye byose ukiderivura, Imana ikaguha umunezero, ikaguha ibyishimo byinshi. Rejoice with great joy. Muvuge mu cyongereza mwese ngo great joy. Great joy ibirimo amafaranga, ibirimo ibyo kurya, ibirimo imyambaro, ibirimo kubaha Imana, ibirimo agakiza, ibirimo no gukiranuka. Mumvugire cyane muti amen. Ibintu 12 rero ngiye kujya mbivuga, mujya mwikiriza muti amen. Ubwo ndaba nasenze twarangije. Muvuge ngo Imana irakomeye. Ubwo iyo mvuze ngo muvuge mubivuga gutyo. Muvuge ngo Imana irakomeye. Iki cyambere rero Dawidi yavuze Imana muri Tehila, aravuga ngo Imana gukomera n'ukwayo. Nta muntu numwe ukomeye kuruta Imana. Imana irakomeye. Ubwo muravuga amen. Imana ifite imbaraga, Imana ifite icyubahiro, Imana ifite kunesha, Imana ifite igitinyiro. Ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi n'ibyayo, ubwami n'ubwayo, ishyizwe hejuru ngo ibisumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro n'ibyayo, niyitegeka byose. Mu kuboko kwayo harimo ububasha n'imbaraga, kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwayo. Muhaguruke dusenge ndarangije. Mu kuboko kwayo harimo ububasha n'imbaraga. Tugiye gusenga Imana muri literaniro. Mbaze niba harimo umuntu utarya igaburo ryera, umuntu waguye, utagira idini, utarakizwa, ushaka kwakira Yesu, we naba arimo aratwiyereka azamuye ukuboko kwe kw'iburyo, azamuye cyane, hanyuma tumusengere ko mu ijuru hari Imana itanga agakiza. N'ubu ngubu hano Imana iracyababarira, mu kuboko kwayo huzuyemo imbabazi. Imana ishimwe cyane. Abakristo n'abasanzwe mukijijwe ntimuzamura ibiganza, navuze uwo muntu gusa utarya igaburo ryera yariryaga. Zamura ikiganza aho uri turebe nawe nkugarure ku igaburo ryera, kuko mu materaniro nk'aya abantu bagaruka ku meza y'umwami n'abantu bagakizwa. Hari abazamuye hejuru hirya buriya simpabona. Hari abazamuye, hari umwe, mundebere niba hari umwe cyangwa babiri. N'umwe jewe yaba mpagije. Arahari? Ari hehe? N'umugabo n'umugore? Mubimbwire abadiyakoni. Saba hano mugira abadiyakoni. None ubwo muri mu bice abashinzwe protocole. N'umugabo n'umugore? Ninde? N'umukobwa? Oh, ngwino. Yizire sister. Ubwo murumva akazina tumuhaye. Hari undi wakizwa? Niba ari uyu nguyu twamusengera. Hari undi uhari? Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera